Yes, alright, mbanje kubashuza mwe mukomeje gukurikirana Map Elgenia ndetse na Map Empire nk'ibisanzwe. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo gusesengura cyangwa se kugenda dufata mwe mu ba TikTokers tureba ibyo bavuze kuri topic runaka. Ahangaha tugiye kureba umugore bita Finatunga umaze iminsi atrendinga kuri TikTok atuka umuyobozi w'igihugu anatuka abanyarwanda muri rusange. Harimo bamwe mu ba TikTokers baje bakomeye hano mu Rwanda bagiye bagira icyo bavuga ku bigendanye n'amagambo agenda kwirakwizwa na Finatunga. Harimo umugabo uzwi cyane nka Jeskizo wa Mipango cyangwa se Kasuku yagize icyo avuga ku magambo Finatunga agenda akwirakwiza kuri TikTok ze cyangwa se izindi mbuga nkoranyambaga ze nka Instagram. Katubanza twumve cyangwa se turebe Gasuku naye aya magambo yavuze kuri Finatunga, then tugaruka tuyasesengura muri rusange. Let's go. Ndagira ngo duce umuco wo kudahana. Hari igiswera cyane naki kigore bita ngo Finatunga. We Finatunga gashino kanyoko njya nirirwa nkubona ku ma TikTok wirirwa uvuga ubusa utuka abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda, uharabika igihugu cy'u Rwanda, wirirwa ubeshya gashino kanyoko. Ndagira ngo nkubaze ikintu kimwe. Kutajuza ngo tubwire akazi ukora ko boboye aho ngaho bunda gashino kanyoko. Kajya wirirwa gusa ngewe gacha gashino kanyoko no munanirwa umuce rugongo gituba cyanyoko nge ndabikubwira. Yes, nyuma yo kumva ibyo Gasuku yatangaje kuri Finatunga, tugiye kumva na amwe mu magambo yavuzwe n'umukobwa ukunzwe na benshi, ukurikiranwe na benshi ku mbuga nka TikTok ndetse na YouTube. Uwo nta wundi bamwita Umurizabageni Nadia. Ariko izo nyanga Rwanda numva izo nyanga biramazo gatabwa izo ngizo ziribwira iki? Njewe nk'umwana warwo niteguye kururwanirira icyakuzana kuri izi mbuga cyose, iteguye guhangana nawe buri kimwe cyose wavuga nta wambwira ngo ndetira u Rwanda. Data yamaye inka ubaho ngeze hose ndamwirahira, ndavuga rudasumbwe ntakomwa mu nkokora, ndavuga uwo mugabo wa wundi buri wese areba yarangiza akavuga turaho dawe. Erega nta wundi ni Paul Kagame, wirirwa umuharabika hato na hato ngo bafashe ibendera wari twitsenga amafoto ye wayashyizeho uduku. Erega iyo yashyiraho udukubo nanjye nibwo mbaduka cyane rwose, narangiza nkagira nti karame mubyeyi, karamire mu Rwanda ubyare wabyaje nka rwose dawe, ndagukunda nkakwirahira aho ngiye hose, numva kuba nitwa umunyarwanda ari shema ryanjye, uve kuri izo nyanga Rwanda. Yes, nyuma yo kumva ibyo Umurizabageni Nadia yatangaje kuri uyu mugore urimo uratabura abantu benshi cyangwa se urimo urabaza abantu benshi bita Finatunga, reka twumve nibyo Scovia nawe umaze kumenyekana mu gihugu cy'u Rwanda yatangaje kuri uyu mugore bita Finatunga. Kamabwiza ukuri mu gihe nk'iki cyo kwibuka abantu mwese mugure internet, izi ntera hamwe tuzisubize ku manywa saa 7 mu gicuku, zazindi zikora ninjoro, tugirihe twicemo amakipe abakora ku manywa n'abakora ninjoro ku buryo batarara bandika dusinzire ngo kuko baba bari ku manywa. Oya, iyo batorongereye iwabo ho naho bagira. Sabo gusa kandi kuko hari n'undi mu TikToker nawe wamenyekanye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bamwita Shakila, nawe yagize icyo atangaza kuri amwe mu magambo yavuzwe na Finatunga, byumvikana ko arimo aramutuka cyangwa se arimo aramuserereza. Reka dukurikirane Shakila na twumva icyo yatangaje. Mutwitunira ku bantu bagaceceka bica nje sinzi guceceka, ndakuramburira igitabo ibindi nzabiburana nyuma. Uzanuka ubugufi, unuke kumagara, unuke gusaza, nta kindi uzarenzaho. Uburaya bwo waraye ukaraya ku bagabo, ariko nawe kuraya ukaraya kumbwa kugira ngo baguha agapapuro mon cher. Stupid idiot Fina. Kuryamana n'imbwa kugira ngo baguha agapapuro, byarangiza bakanagukoresha kugira ngo yihakane urwakubyaye. Stupid idiots. Nago ngewe urwo rwego nzarugeraho kama yambaye nzaguwati. Bazungu barabakoroneje, babakoroneza mu gihe cy'abanyoko wanyu, nizi saha baracyabakoresha. Ndinde utayibohora? Nje ndi umunyarwanda wibohoye, ndi umunyarwanda P1, iwacu ni mu karere ka Ruhango.
Nyamiteruye n'akarere mvukamo. Umugabo yamugufasha waryamanye n'imbwa we maskini. Gute uca inyuma umugabo wawe ukajya kumuca inyuma n'imbwa? Reka dusoze mwe mu byavuzwe n'aba tiktokers kuri Finatunga, dusoreza kuri uyu musore nawe umaze kumenyekana, umaze gufata imitima y'abatari bakeya mu gihugu cy'u Rwanda, wamenyekanye nk'uwo wigana umukuru wacu w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Reka tumukurikirane nawe twumve ibyo yatangaje kuri Finatunga. Kuvuga u Rwanda nabi ntabwo ari byo bizatuma wisiga mu korogo ngigufate. Uzajya uyisiga, unayinywe, unayitekeshe, ariko nugera ku Rwanda uzajya umenya ibyo ugiye kuvuga. Wagize amahirwe umukorogo iragufata, wikanga wabaye umuzungu. Ikintu kiraho, iyo kivuga sinzi ibyo ari byo.